ngwino ndebe yaryamagaho. Ni ukuvuga ngo ibi bintu tubabwira hari amashusho yandi ari mu gikari batinze kubera ukuntu batinya nyine kubera ko urwego rwahita rubijyamo rwa RIB. Ariko ayo mashusho arahari afashwe kambanze. Hari n'abantu ushaka kubanza gukatira nka niyama ku mugaragaro. Hari abantu bavuze ngo Karabu ngo buriya ngo ari mari refera ngo kuba Big Energy ngo ari refera kuri Sabe ngo kugira ngo aba Big Energy ngo bamuvugeho. Nkange turamwe Yago aho duhurira murahazi. Yago ibyo tuvugana murabizi. Muraziranye se? Inde Yago dukoranye ibiganiro gake. Ego bamukora bose nabo babangize nk'umuntu uri pumbafu nk'umuntu uraho udafite pfo na ruguru. Ngewe ndababwiye noneho mbabwize n'ukuri. Usibye no kuvuga ngo Yago turavugana. Noneho ni bukuru nigererayo. Nkange turamwe noneho mutazongera no kumenyera wese ubuto. Hari ibyo tufite tugomba kwereka isi n'abanyarwanda kandi birimo kuri mu mwavuze namwe. Turaje rero kubujya kumvuganira rero nabyo ntuhite bigira urwitwazo. Huma yawe nemera nyine umutima ufite umutima wa kimuntu. Kandi abo bantu ntabwo bakiriho. Ntabwo abo bantu bagize gute? Bakiriho we. Toka kore mwabi. Kara uyu munsi rero biyandikishije ubu message urukimbwa kahi. Abantu benshi bakavuga ngo Karabo bundi benya bafite ikindi kibazo gikomeye cyane na Sabe kuko ibyo avuga ubona bivugana no gahina n'umujinya ututse no ku mutima. Ngo abantu babagome baracyabaho. Abagome nibo nta mahoro y'umunyabyaha. Nta nubwo ngewe nk'umukristo nta nubwo nifuriza amahoro umuntu ukora ibyaha. Icyo mwifuriza no kwihana. Ariko nimba umuntu yafatiwe mu cyuho agasimbuka igipangu akavunagurika ibyo nibimureba kamowede ibyo biramureba. Ahubwo icyo namubwira ni yihane. Ibyo muvuga ngo ngewe ngo umushinyagoze mwamwibukira kuki ku bigano byiza yakoze wapi icyo wakishe. Reka mite nkwana 0 wowe kayyange mfite amakayi hano ariko ntacyo ndaza kuguha 0 wowe. Ibintu urimo uravuga nta nubwo wewe unabizi. Nganze nanye bavuguti mwahereye muvuga ngo ni Karara ngo breaking inkuru. Ndaje noneho nanjye mbibereye homba ni homboki. Homba ni homboki. Ndaje none mbibateguze. Inkuru igiye kujyanze ya Sabe ya kabiri ni Karabo k'Imana ugiye ku breaking. Imeze gute iyo nkuru? Iyo nkuru noneho niyo ya danger nzizira zose mwabonye. Tari uburwayi bw'amarozi. Ikindi ashaka ko nyine ngira n'ubundi buhamya bwo mu rugo rwanjye ntanga kandi ntago nabutangaga ubuhamya bwo mu rugo rwanjye bwari ubwo ngubwo nyine. Ashaka ko tubuhindura gutyo nge ndabyanga. Mbyanze rero arankomeretsa cyane ambwira nabi ngo ubundi ibyo bintu ngo ni filme narinje gukina ngo nagashaka kubyemera nyine ambwira amagambo mabi menshi cyane birankomeretsa ndangije ntaha. Nukuvuga ngo none reka nkubwire nandi makuru taruzi. Hari umugabo muri iminsi uri muravugwa. Mpamvu ngewe sinshaka kunca mu ijambo bwana munyamakuru. Nk'umuntu uhagarira abafite ubumuga uri mu nzego zahagarariye abafite ubumuga ntabivuga bakagira ngo nijye bahagarariye mu rwego rw'igihugu. Oya hari abaduhagarariye mu rwego rw'igihugu. Abari muri NCP uhagarariye NCPD uri no mu nteko. Hari n'abahagarariye abafite ubumuga bari muri Nidoro ariko nanjye ndi umwe muri bo bari mu byo bafite ibyo bashinzwe bahawe inshingano. Uyu munsi rero nazanye ikayi nubwo mwansekaga ngira ngo urimo ranayireba. Yego. Urayibona ikayi? Kuyibona. Ni abafite ubumuga. Wayibonye? Ndayibona. Naje kwandika umuntu witwa iyi kayi ni abafite ubumuga dore hano hose hari abantu bafite ubumuga twagiye twandika. Wayibonye? Ubwo rero ndagira ngo umbwire amazina ya nyirizina yiswe n'ababyeyi be ari kwirangamuntu. Ari kwirangamuntu. Ari kwirangamuntu yitwa nde? Akarere atuyemo nakahe? Noneho hano haraho batubaza ngo vuga amazina ya se na nyina. Urayazi? Ariko ubwo uraseka iki? Uyu munyamakuru rero gereka mubwire abanyamakuru bikigiye sinzi namwe musige mukora ikiganiro ugasanga murimo muraseka kandi muraseka mu bintu bikomeye. Amazina ya se na nyina urayazi cyangwa ntago yazi? Ntago nyazi. Nta muntu uzi wabo? Ntago muzi. Umudugudu? Ntago muzi. Isi batuyemo nayo ntago yizi? Ntago nyizi. Okay. Mu yandi magambo nuko reka twandike proteze bamwandike. Hano barabaza ngo vuga ni izihe nsimbura ngingo ukeneye. Noneho nukuvuga ngo ubu direct narangije kumwandika ahubwo nimero ya telefone urayizi? Nimero ntago nyizi. Na nimero yiranga muruze kumuhamagara nge ntago wenda ashobora gupfa kunyitaba ariko ngewe ibyo mugambiriyeho ni byiza. Nimero ya telefone
ya ndumva ari ibyo. Turi kumwe n'umugabo benshi mwaravuze ngo ndabona Karabo K'Imana asigaye asa na Biden. Yego, abo babivuze n'abana beza cyane. Tugwaye ikaze ko bimeze, mujye munabireba neza. Urakoze cyane, nanjye ndabishimiye kuba mu ikaze. Umeze neza cyane. Yego, uko mbona wazindukanye se akamurari nkabona tugeze kuri kamera ngombwa ngiye mpora na murare, ntago nta satani ngira ngewe. Nta satani, nta na sataniya. Icyo kintu ndagira ngo njye nkibutsa n'abantu basenga. Hari igihe abantu bamara igihe basenga yamagana satani, akayamagana byanyabyo satani gahunga, ariko hagasigara umugore wayo ari wo witwa sataniya. Rero jewe nta satani, nta na sataniya mfite, meze neza cyane. Ese buriya mugore wa satani yitwa sataniya? Yitwa sataniya. Niwe umukorera ka breakfast, niwe umwitaho. None se satani yabiteza ubusambanyi ku isi idasambana? Ifite umugore. Ifite umugore, ariko nyine kubera ko yo itagira ahantu bayisezeranyiriza, bahora basambana nyine we n'umugore wayo sataniya. Buriya nabo bose bakoresha agakingirizo? Simbizi. Ese satani buri urabona yakwibuka agakingirizo? Satani ni ikigoryi. Twakoranye ikiganiro ejo bundi, abantu bagifata mu buryo butandukanye. Uri kuvuga ngo uyu munsi uri kuvuga ngo Sabe ngo uzaze nkwigishe, dore ninjye ndumwe mu baba mu muryango cyane umushinga ureberera abafite ubumuga, yaba ari hano mu Rwanda, ngo numwe mu bayobozi bawo. Uravuga ngo umwakire. Abantu benshi barabitindaho cyane, bibasaga ubu ngubu twongeye kuganira. Babitinzeho kubera iki se? Sinzi impamvu rero. Ibyo navugaga ni ibintu byiza, kandi nk'umuntu nkanjye uhagarariye abafite ubumuga, ni ukuvuga ngo ibyo bintu abantu bakwiriye kubyumva kandi bakabyakira. Ikibi nuko navuga ko yamara kwemererwa imbago ntari kumwakira muri timu yanjye y'abafite ubumuga. Ibyo bintu byo guseka ariko nibyo nanze, kubera ko jewe mba ndiseriye, buri munsi mba ndiseriye, urumva? Noneho rero amakuru ubu ngubu aturuka muri Belgique, breaking news, amakuru aravuga ko Sabe aka kanya yarangije kwandikirwa imbago. Urimo kumva? Narabivuze abantu mu ntera amabuye, ndabivuga mugira ngo wenda nanyoye dunda ubwonko cyangwa nanyweye mu manura jipo, ariko ibintu navugaga byari ibyanyabyo, nari nabibonye, kuko Sabe uburyo yavunitse bwari uburyo buri too much cyane. Rero amakuru yangezeho y'indana ari mu gikari, nuko uyu munsi Sabe yamaje kwandikirwa imbago, kandi imbago akaba ari imbaga zamarana igihe kirekire byanarimba. Rero niyo mpamvu jewe umbabarira ibyo bintu uri kuvuga. Niyo Sabe yaravunitse, aravunika yikubita hasi rwose. Mu kwikubita hasi aza guhura n'ikibazo ngo asimbutse igipangu. Asimbuka igipangu avuye gusambana. Gusambana ubikura he? Uracyabikura he gusambana? Gusambana nukuvuga ngo reka nta n'umwanya mfite hano muremure. Nukuvuga ngo umuntu witwa Umurungi Sabe, reka mbabwire ukuntu inkuru yagenze. Sabe yajyaga ajya gusambana na Ngwino Ndebe, noneho bakajya muri hoteli. Noneho umunsi umwe baza kuganira, baravuga bati ariko ntuza uriya Ngwino Ndebe aramubwira ati ko umugabo tutakibana, nkaba nsigaye mba kwa mukuru wanjye kandi akaba akunda kuba adahari, waretse ukajya uza mu rugo aya mafaranga duspendinga mu mahoteli ukayampa nkazajya nyikenuza nanjye. Sabe aramubwira ati ibyo ntacyo bitwaye, ati se n'abantu benshi bakunda kuba bahari. Ntuza Ngwino Ndebe aramubwira ati yego. Nibwo ko rero batangiye gahunda yo kujya basambanira hariya kwa mukuru wa Ngwino Ndebe. Inkuru iza kugera kwa nyiri igipangu, igezeyo kubera ko nyiri kiriya gipangu nawe ari umu social media influencer, ariko ukiri hasi, ati nanjye nkaba mbonye imboga zinyizaniye rekaho y'igitanda Ngwino Ndebe yaryamagaho. Nukuvuga ngo ibi bintu tubabwira, hari amashusho yandi ari mu gikari batinze kubereka, kubera ukuntu batinya nyine, kubera ko urwego rwahita rubijyamo rwa RIB. Ariko ayo mashusho arahari, afashwe na nyiri igipangu. Iyo nkuru kuvuga yaba ari nka zimwe za George ziri mu bitabo. George gute? Ngo George ngo byagenze gutya ukumva ni ibintu bitabaho. Oya, kandi nkubwira ko ibyo bintu bihari. None reka nkubwire n'ikimenyemenye umuntu ufite ayo makuru n'umuntu witwa Karara. Kuko nyiri igipangu we ntago yaravuze ati izi nkuru ntago nazi breakinga, reka ndebe umuntu wagiranye ikibazo na Sabe. Ahubwo wenda yaza kuba yaramenye inkuru nigeze gukora kuri Sabe mbere, nijya barabihaye.
wamukoraga inkuru ivuga iki cyo gihe ivuga gute navugaga uburyo nyine yanyimye ikiganiro. abantu benshi wakibaza ngo ubundi wowe yari kuguha ikiganiro gute ni itegeko kugira ngo weze ibiganiro ubundi Bo ni itegeko kubera ko muri etike zitangazamakuru umunyamakuru yakira abantu bose. Yes. Noneho rero kugira mu big energy kugira ngo utaza kunjyana muri byinshi ibyo byo kuvuga gutyo utaza kunteza urwego rwa ribu. Urimo kumva? Reka mbanze hari n'abantu ushaka kubanza gukatira nkaniyama ku mugaragaro. Hari abantu bavuze ngo Karabo ngo biriya ngo ari mari refera ngo kuba big energy ngo ari refera kuri Sabe ngo kugira ngo aba big energy ngo bamuvugeho. Nkange turamwe Yago aho duhurira murahazi. Yago ibyo tuvugana murabizi. Muraziranye se? Inde. Yago dukoranye ibiganiro gake. Ego bamukora bose nabo babangize nk'umuntu uri pumbafu nk'umuntu uraho udafite pfo na ruguru ngewe ndababwiye noneho mbabwize n'ukuri. Usibye no kuvuga ngo Yago turavugana. Noneho ni bukuru nigererayo. Nkange turamwe noneho mutazongera no kumenyera wese ubuto. Bakumenyereye? Ni bukuru noneho ngewe mbibabwire. Noneho ndabivuze ngewe ngerayo. Nimba mwajyaga munambona nabo twahuriraga mu mihanda mu bimenye. Tazongera kumbona mukangira ngo ndi bene wanyu cyane ndi so wanyu ndi bene nyoko. Wisuba Biden neza. Ureme ingofero ndagaragara neza. Noneho reka mbanze mbumvishe umushuti wanjye azi kunyihanganira. Umushuti wase abantu baramuzi. Buretse nuwo bavuze ngo ntago ngo njya mvugana nawe ngo nkwe yabonye kira kigano twakoranye arishima cyane. Irimo kumva? Umuntu nuwaye. Buretse nze. Yabonye ikiganiro arishima aravuga ati Karabo noneho ibintu nkoreye nakasa mutwe. Ni danger ni très danger. Très dangereux. Yari arimo araserebura arimo araturitse ibintu by'ibishampanye. Uvuga ati Karabo komereza aho nanjye ndaje kuri ikindi kintu. None mbumvishe se? Twumvishe twumve. None ngiye niba wumva ariko ari umuntu ukeneye abantu b'abanyembaraga muri he? Twagiye sasa. Yo, Karabo k'Imana. Wese nze nkwereke. Aranabasuhuza hano ku rugendo babakurikiye. Yo, Karabo k'Imana. Ko mbonye warakaye byagenze gute man? Yagupunda. Umva, shaka Karabo we, ibintu wavuze rwose wagira ngo wari uri mu mwuka wera. Ejo natwe hari ibyo tugomba kugaragaza. Buretse hari ikindi kintu kigiye guturika. Kwandi? Guturika. Oh yes. Mutazajya ariko mwe murimo muravuga ngo Karabo ngo bawikina ngo twebwe aba turimo turaserebura. Yavuze ngo iki bosi wacu nawe uri muri ka gatsiko numvise abyagatsiko nago mbizi je nago ndi mu gatsiko sindi ntaragahanga ndikumva noneho ngewe icyo nkubwira yavuze ati abantu barimo kundwanya atanga n'urugero ati murimo muri Kenya ibi Kenya twatangiye kubibona uretse mbanze nkumvishe kumbe uri umupigi inaki atwe hano hari ibyo tufite tugomba kwereka isi n'abanyarwanda kandi birimo kuri mu mwavuze namwe kuraje rero kubujya kumvuganira rero nabyo ntuhite bigira urwitwazo huma yawe nemera nyine umutima ufite umutima wa kimuntu kandi abo bantu ntabwo bakiriho ntabwo abo bantu bagize gute bakiriho we toka kore mwabi kara uyu munsi rero biyandikishije ubu message abantu bakajya bajya muri comment ngo turagushyigikiye ayiwe mwasebye akanyuka kashobotse kawurukimbwa kahiye abantu benshi bakavuga ngo Karabo bundi menya bari bafite ikindi kibazo gikomeye cyane na Sabe kuko ibyo avuga ubona bivugana no gahina n'umujinya uturutse no ku mutima ngo abantu babagome baracyabaho abagome nibo ngegera zibura ibyo zivuga ngo baracyara bagome ni bene wanyu ngo Karabo uri umugome cyane umugome n'uwanyimye ikiganiro umugome n'uwashatse ko ntakora mariage yanze kudakora mariage ariko abantu kukibagira ubugoryi je nagiye mbona n'abavuga Yago buriya hari nandi majwi ntabakiniye Yago tuvugana cyo kora congratulation Nepo yishimiye ikiganiro wankoresheje aba mu sharing hari ikindi mvuze mu sharing iki kiganiro hejuru cyane urumva
n'ubu hari abantu bifata bakigira abatagatifu ari ingona ariko kumva umuntu arimo araza ngo karabo ngo ni umugome. Man, ibihe ubu ngubu ntago ari bya bindi. Reka abantu noneho bavuga ukuri, reka abantu bimatature noneho nimba mubishaka, nimba none hari ibyo mushaka muraje mubibona. Ariko byagaragaye ko ngo hari bamusunze ataravuye gusambana ahubwo ngo yaraharwariye birangira ahaguye. Yari ari Faisal, yari mu bitaro noneho ubwo noneho tuvuge ko hari yari aryamye ari ku Muhima. Ariko abantu bose ntabwo barwara ku Muhima. Abantu bose ntabwo barwara ku Muhima, kereka niba hari naho hari ibitaro, hari igitanda yari aryamyeho. Ndashaka gufatirwa mu nzira. Umva nkubwire we Nepo nawe utaza gushaka kwivanga mu gatebo kabari abantu. Urumva? Icyo cyo nuko wowe imbizi neza yuko ukora itangazamakuru itabogamye. Yego. Ikintu cyitwa icyaha Imana icyanga urunuka. Reka turebe ko intangiriro y'icyaha. Imana igifata Adamu na Eva bakimara gukora icyaha yakoze iki? Yabirukanye muri Edeni. Irangije igira gute? Yarabavumye. Ivuma n'inzoka yabashutsira yibwira ngo wowe uzajya urya umukungugu. Mu yandi magambo, nta mahoro y'umunyabyaha, nta nubwo ngewe nk'umukristo nta nubwo nifuriza amahoro umuntu ukora ibyaha. Icyo mwifuriza no kwihana. Ariko nimba umuntu yafatiwe mu cyuho agasimbuka igipangu akavunagurika, ibyo nibimureba kamowede, ibyo biramureba. Ahubwo icyo namubwira ni yihane. Ibyo muvuga ngo ngewe ngo ndumushinyagozo, umushinyagoze. Umushinyaguzi ni uwagiye gushinyagurira urugo rw'abandi agatwara umugabo w'abandi. Umugore huko. Agatwara umugabo w'abandi n'undi agatwara umugore w'abandi. None umva ikintu nkubwira. Hari n'abantu batazi n'amategeko. Buriya mu mategeko uziko bano bantu barimo muri izi comment ari ibivuwayo bano bashyigikiye Sabe, ngiye mu mategeko nabatsinda. Umuntu baramubajije wa mukobwa, nimba ni umukobwa I don't know. Ngo uyu muntu n'umugabo wawe ngo none se kwemera kuri umugabo kuri umugore wuriya mugabo bisobanuye iki? Namwe mu bitekerezeho. Wowe nimba ufite umugabo cyangwa ufite umugore, umuntu akubajije ngo uriya muntu n'umugore wawe atari umugore wawe, wabyikiriza? Cyangwa umugabo wawe bakubajije ko ari umugabo wawe atari umugabo wawe, wabyikiriza? Nawe bisubize nawe nyine, sibyo? Ushobora kubivuga kugira ngo wenda batansa gusobanura bwinshi cyane. Ibyo ngibyo nibyo witekerereje. Mu yandi magambo, ibyo ngwino ndebe yasubije twebwe turabyemeza 100%. Baramajije ngo uriya muntu n'umugabo wawe ngo yego. Kandi umugabo kugira ngo abe umugabo w'umuntu w'umugore runaka, kugira ngo umuntu abe umugore nuko aba yarangije kuryamana n'uwo muntu. Yego. Mu yandi magambo ngwino ndebe yaryamanye na Sabe. Igihamya ni ikihe? Igihamya ni ijwi rya ngwino ndebe abihamya yuko ari umugore wa Sabe. Yego. Yarabihamije avuga ngo ndi umugore we. Ubwo kuba yarabihamije rero nuko baryamanye. Nese umuntu aba umugore batamukorera kandi kantu. Ibintu biba byahuye n'ibindi. Rero karabo k'Imana ko Sabe abantu yafashije abantu benshi, bamwe abubakira amazu. Ese kuki mutayamufata wenda babandi yakoreye wenda yubakiye amazu y'ubuzima? Buri muntu yirebaho. Icyaha ni gatozi, ni ikiza umuntu yakoze ni gatozi. Ibyo ni barabafashije biramureba, ntago muba yafashije ndimo. Nta nubwo yigeze afasha bene wanjye. Yanciye amazi nanjye ubunda yamuciye ku mugaragaro. Nuko bimeze nuko gahunda zimeze. Karabo kukwera cyuri umugome wifuriza umuntu kuba yata umugome ushingire uvuga ko ndi umugome. Ni incuro ya kabiri ubimbwiye. Nge naho ndi umugome mani. Tuzohereza abantuza aba volunteer bajye kureba. Bakurikirana amakuru. Ubu nagwa wasengera Sabe kuvuga ngo mukamusengera akire. Inde? Sabe se? Musengera no se ndamusengera ukuguru kongera igufwa ryongera iterane n'irindi. Oya ibyabaye. Imana ikora ibitangaza. Rega ushaka ko atanavunitse ari indi ndwara. Nese we wamusengeye ninge wo bibwira nawe musengere. Cyo kwareka nisuriza umuntu witwa Super Manager. Super ndagusuje cyane Imana ikurinde. Super Manager nawe ntagikorerayo. Kwa Sabe? Sabe yaravuze nawe ni umwe mu bantu bakoze inama gagiye kuzimya Super Manager. None Imana iramuhannye. None imuhannye avuye no gusambana. Super Manager se? Oya Sabe. Ariko none Imana ariko wahamagaye Super Manager. Buretse manze nkubwire. Wese wamuhamagaye. Uzi ko hari inkuru numvise noneho yo yantangaje disi. Imeze gute?
ariko ikintu nababwira cyo abantu tugerageze kwitwara neza kubera ko iyi si narababwiye ngo ntisakaye. Hari igihe rimwe na rimwe usabe ufite ibibazo uyu munsi utameze neza tumwifuriza no gukira. Yavuze ko yagize amagara Pastor Claude amamagara amubwira ngo ariko Claude abantu bazakwibukira kuki. Yabimubwiye. Noneho nibyo nashaka kubaza kandi kuri gushinyagura umuntu urwaye bazakwibukira kuki. We buretse mbaze nkubwire. Noneho turebe ngo uyu munsi Sabe mwamwibukira kuki. Ku bigano byiza yakoze. Wapi? Icyo wakishe. Reka mite nkwana 0 wowe. Kayi yanjye mfite amakayi hano ariko ntacyo ndaza kuguha 0 wowe. Ibintu urimo uravuga nta nubwo wowe unabizi. Ikubisasa avuye kureba inshuti ye. Inshuti ye? Yego. Inshuti ye yihe? Ngwino ndebe. Cyokora ngiye ikintu navuga. Umuntu witwa Ngwino ndebe. Nabonye ari umukobwa ugerageza kwiyorobeka ariko nimba ari gitorera arimo barigita ngo iki. Ninde amufasha ari gusambana? Ibyo ngibyo wibimbaza. Mfite amakuru menshi cyane ntabwo nshaka ko tuza gutinda kuri Sabe. Icyo mbabwira cyo nuko uyu munsi umuntu witwa Yagopundati ameze neza. Ari cool, araho. Ayandi makuru nshobora kubahereza. Nuko umuntu witwa Jihad Kara iyo ugeze mu rugo madama wakareba ikiganiro wakoze uyimatatura umeze nabi cyane urimo uraturika avuga ngo iki? Avuga ngo iki? Yavuga iki? Madama wanjye afite uburenganzira bwo kuza kumburanya ngiye kubyo mba nakoze. Jamais. Jamais. Abagushyigikiye? Yaba nshyigikiye abatanshyigikiye ibyo ntabwo byitayeho. Kuko ngi ndakora ibyanjye kuko yansanze muri showbiz, yansanze mu buhanzi. Atanshyigikiye namwirukana. Kuri akayise. Nukuvuga ngo iyo ufite umugore abakwiye kugushyigikira. Ikibi nuko yagushyigikira wica umuntu cyangwa se ukora ibindi bintu. Ariko nk'ibi bintu mba nkora by'inuza by'itangazamakuru ndirimba yaba atanshyigikiye se akazashyigikirana. Abagushyigikiye cyane. Aranshyigikiye ariko winjyana kuri andi makuru yasaba agiye kujya hanze none uye nakasa mutwe. Uyiteki. Ameze gute? Nta nubwo umuntu ugiye kuyashyira hanze ari karara. Enga nze nanjye mavugute. Mwahereye muvuga ngo ni karara ngo breaking inkuru. Ndaje noneho nanjye mbibereye. Homba ni homboki. Homba ni homboki. Ndaje none mbibateguze. Inkuru igiye kujya hanze ya Sabe ya kabiri. Ni karabo k'Imana ugiye kuyi breaking. Imeze gute iyo nkuru? Iyo nkuru noneho niyo ya danger nzizira zose mwabonye. Icyo ugiye kwishyira hanze. Biri hano. Muri telefone. Biri ahangaha ndaje mbire kure nonaha mara gukora icyo kiganiro nkwereke. Nongere gukora icyo kiganiro nkubita ikindi noneho. Nongere nkubaze cya kibazo ngo uyu munsi wakicarana na Sabe mukaganira n'ibintu uri kumuvugaho. Ntabwo ngiye nakwicana n'umuntu w'indaye. Ntabwo nakwicana n'umuntu ucinye umugore we. Yarangije kujya yicyasha. Uriya twashyizeho towa. Ubu ntabwo uracinye mu mugore wawe? Ibyanjye urambaza iki? Nimba namuca inyuma ngewe namuca inyuma ni erega Sabe ikibice guca inyuma hari benshi baca abagore inyuma. Ariko noneho we yari yarigeze nk'umuntu w'intungane nk'umuntu uba kwa Bikira Mariya nka musaza wa Bikira Mariya. Nabonaga ajya no gusura hariya ngo ni Vatikani agenda yerekana ngo murabona rero twasuye hano bita inuza harya bayita i Roma ngo murabona niho bita muri Bazilika. Woka vuga ibintu nka biriya warangiza ukajya gusambana waki. Niye nama wagira Sabe? Inama namugira? Inama namugira niyo kuza nkabanza nkamukubita inkoni ijana. Umukubitira iki? Kubita kubera ko yagiye gusambana. Aciye umugore w'inyuma. Kwabona ukuntu yikandakanda gareba. Yarafuna bakamufata video wakanga kuvuga. Bura yararimo arashira we baratekereza abo bantu nababuza gute ngo be kunkamera. Uri muri ya team Big Energy? Urambaza iki? Ndi kukubaza. Urambaza iki? Uri muri team Big Energy? Je ntabyo ibyo bya team ni ibyawe ibyo mbaza ngewe ntabyo nsi. Gese urumva ngende wo kwigumura ku rwego rwa leta ariko rwose nigese wemeye kwambara ipingu ngewe sabase. Kanisurize murangira tsiri. Murangira Dr. Murangira Bisiri. Azagufunga. Amfungira iki? Kareka.
murangira se jewe hari ibintu nkora bigize ibyaha ku buryo yampamagaza. N'umushiti wawe Murangira ntabwo turavugana ariko genda namukunda cyane, nkunda uburyo gahunda ze zose ashyira ku murongo, arimo arakontorora u Rwanda uko rumeze nk'umuvugizi wa RIB urwego rw'ubugenzacyaha, abikora neza. Nukuri yego kuri televiziyo yitwa Urugendo TV. Yego. Hari amakuru namenye ko nawe uri umwe mu bantu witwa Umurungi Sabe yahemukiye, nibyo cyangwa ntago ari byo? Nibyo. Nigeze gupanga nawe ikiganiro nza ni Kigali niteguye gukora ikiganiro ariko birangira ntashye ikiganiro tutagikoze. Impamvu mutagikoze ni iyihe? Impamvu narahageze twabipanze gahunda musanga kuri Galaxy Hotel, mpageze ubundi nyine urabizi ko umutumirwa aba agomba kubanza kuganira n'umuntu bagiye kuganira. Muhayeho témoignage yanjye, arangije arambwira ngo témoignage yanjye urumva nyine ari ibintu bimeze nka filime, ambwira ko adashaka ko mbizana, bidashoboka ko nyine nabishyira ku Isimbi TV. Ambwira nabi cyane aranankomeretsa, kandi ubwo nari navuye mu rugo twabipanze twarangije kuvugana, namuhaye ubuhamya bwanjye. Mpageze rero ashaka ko mpindura ubuhamya, aravuga kuko urumva njye nagize ikibazo cy'amarozi, ndwara amarozi igihe kirekire, ariko Imana iza kumfasha, iza kuntabara. Ubwo rero nari navuye mu rugo abizi neza, ariko ngezeyo arambwira ati reka tubanze duhindure aho ngaho, kugira ngo uvuge ngo wararozwe, uvuge ko wagize uburwayi ari uburwayi bw'ingingo, ukajya ugendera mu kagare, ugafatana amenyo, ugahuma amaso, ko uburwayi bwanjye nyine ni burebure. Ariko we ashaka ko tubihindura ngo tuvuge ko ari uburwayi busanzwe, atari uburwayi bw'amarozi. Ikindi ashaka ko nyine ngira n'ubundi buhamya bwo mu rugo rwanjye ntanga, kandi ntago nabutangaga ubuhamya bwo mu rugo rwanjye bwari ubwo ngubwo nyine. Ashaka ko tubuhindura gutyo, njye ndabyanga. Mbyanze rero arankomeretsa cyane, ambwira nabi ngo ubundi ibyo bintu ngo ni filime nari nje gukina, ngo nagashaka kubyemera. Nyine ambwira amagambo mabi menshi cyane, birankomeretsa. Ndangije ntaha tudakoze ikiganiro. None se buretse gato, yabikubwiye muhuriye kuri Hotel Galaxy? Yes, twari duhuriye kuri Galaxy. Akikubona? Twari twicaranye. Noneho buretse gatoya, banze nk'uwa makuru ya Sabe. Oya rwose buriya birashoboka ibintu uvuze, ashobora kuba wamuganiye kuko nta buranga niyiziho. Birashoboka ko ashobora kuba wamuganiye yarambonye akabona nkashamaje, kuko se wamuganiye ni gute nawe navuye mu rugo twumvikanye gahunda byose, nahagera akimbona turi kumwe agahita byanga ngo tubihindure. Urumva nyine wamugani n'ibyo byose birashoboka. Ni ukuvuga yewe nda nibikunda uzaze twicane mu kiganiro nkubwira amakuru ye. We Sabe ari mu kindi yagiye kwivuza. Reka komeza dusobanure. Urimo kumva? Ndi kubyumva. None rero nimba waramusabye ikiganiro akakikwima, we wumve yuko atari uko ibyo bintu wamubwiraga kuri telefone atabyumvaga, ahubwo we yumvaga akajwi kakamukurura, akubonye aravuga ati wapi ntago birimo biravamo. Abona bitari gukunda rwose, birashoboka pe ko nta n'ubisurangisha amaje. Ngiye niko ndimo ndabitekereza. Oya nibyo byagenze gute? Nibicyamubwinga ashaka kuvuga gute mubaze. None se ibyo bintu ngo yashaka kuvuga, yashaka we kubikora nka prank, kandi we warashaka gukora ibyanyabyo. Yashakaga ko urumva niba muhinduye ubuhamya, nimba narayikuye n'ikibazo cy'abarozi bakanduga imyaka myinshi, Imana ikagera ikantabara, we yarangiza kumva ko adashaka kuvuga ko ari amarozi, ko ahubwo mvuga ko narwaye uburwayi bwo mu mutwe bugatera ingingo guhura n'ibyo bibazo. Urumva ni nka prank, no se ni ukuri? Ntabwo ari ukuri, ni prank ya danger. Mu yandi magambo uhamye abantu bari bazi témoignage yanjye, bibaze nawe no mu rugo n'abandi bantu banzi, iyo bajya kumva bakumva ngo nahinduye ubuhamya bw'ibintu bazi byabaye, noneho nabihinduyemo ibindi. Nanjye rero narabyanze, ndavuga ntabwo bishoboka, ntabwo nshobora guhindura témoignage yanjye. Yego. None se reka nkubaze ikibazo. Reka twumve yuko wenda yashaka gukoresha prank, ariko reka ngewe nkubaze uko mbyumva. Ngiye ndumva yarakunenze wenda bitewe nuko umeze. Wowe uko wamubonye, nge sindamubona amaso ku maso, usibye iriya video nabonye arimo arikanda amaje kuvunika avuye gusambana.